ese ninde Mana, ese ni gute uzamfasha kugira ngo nkundane na Mike mu muryango utagira urwango kuko Mana Mike ndamukunda kandi mufitiye umwana kandi nawe ndabizi ko nkunda ariko imiryango yacu hagati yacu twembi ntabwo ibishaka. Mana ndabizi ko urukundo rwacu rushyigikiye nta makosa twigeze tugira menshi ariko ndabizi ko uzamfasha nubwo ababyeyi batabishaka ku mpande zombi ariko ndakeka uzabumvisha. ese wowe wiyemeje kujya uramukunywa inzoga na Marike kubera umwe guhangayikisha Vanessa umva sereba nk'igihe wahereye kwe Mana reba ukuntu uzi ko uri kunanuka uzi ko ufite imyumvire nk'iy'aba bana begaga muri primaire barwaga bandikirana amaretere yaba atamushuje agahangayika umuntu umwe no wakubujije amahoro hano hose waremesheje umuntu umwe rutoki utabeshye urumva ibyo bintu bikwiriye Mana unyumvira reka gutekereza uri muri ibi by'inkuru sezogera ngumvire wiki nese ubwo utambeshye ibintu urimo n'ibiki ukomeza umuntu uri kwidoroga uri kumwe ibibyabwenge ase bro reka nkubaze imbara nakubwiriye ngo nawe unyumve waranyumvisha ntabwo nakumva kuko ibintu urukundo ufite ntabwo rubaho ntabwo nakumva habe na gato rwose wakumva yabaye n'umusaza ahubwo ntabwo nakumva sino ni kubera icyo utanyumva erega biragoye sifura niye mpamvu utanyumva fura ndakunda ntabwo nakumva gusa usa natwe dukunda gutyo so twe nta bakunzi tugira ku buryo ushobora gukunda umuntu nturye ntunywe ntugire ikintu kimukora ahubwo ukirugurira gusa urwo rukundo ruramubwira nta kintu rushingiyeho habe na gito wabaye nk'ikigoryo we nk'umusazi nta kintu kimariye ntaki none se ubwo urumva amaherezo arayaye rwose mva mu by'ukuri ahubwo rero nabura sara ugendera bagufunge upfe kuko urwo rukundo ntabwo ruba ubu se wahara gutekereza gusa nawe arahangayitse nk'uko wahangayitse aricaye ararira aricaye ntarya ese Franco nukubera iki mutanyumva ahubwo mu minsi iri imbere uzasara rwose kubera ko umaze gukabya umaze kwigira iki n'iki ngo bantu ngo ntibagukunda ngo inkundo zanyu izo nkundo rwose zararambiranye hano mu rugo zararambiranye rwose ubwo urumva kurira mbese ari byo bintu bizaguha amafu ushaka kumenya icyo nshingiyeho ntacyo nshingiye ku mwana wanjye twabyaranye umwana wawe se reka amaze nkoze niba ise w'umwana atabasha gutekereza neza ngo aha agacura umwana mwana ese ubwiwe n'ikirimba atabitekereza ndagira ngo ubwire arankunda ijana ku ijana kuko umwana wacu twabyaranye nta n'ubwo urwo rukundo tuzashyigikira hano muri uyu muryango wacu abe na gato never tuzaho turushyigikira urwo rukundo rwanyu neza ese ntabwo mushaka ko nzigira nishima n'umunsi n'umwe ahubwo se cyakubuje kwishima ni iki jya hariya uhamye ngo jyewe iki kintu umuryango wanjye baranze ko Frank uzi impamvu mubwira ibi byose ndamukunda kandi ntawe uzampagarika kugera ku rupfu ndaza kubwira mama ibyo bintu tubyige kubera ko mumaje gukabya rwose ese mama bazarekeraho ryari kwirirwa bagutuka ese mama bazarekeraho ryari kwirirwa bagutuka
Sheri ntabwo wabanuka. Mama, Nikubwiye ibyiza by'umuryango ntabwo wabanuka Sheri. mama, ibyo musaza wawe yakubwiraga byose nabyumva. Mama yabagututse birambabaza, mama nshaka kugufasha. Ushaka kumfasha iki se kandi Sheri nta kibazo mfite. Mama iyo mbona bagutuka birambabaza cyane, mama nshaka kugufasha. Ushaka kumfasha iki? Okay, nta kibazo ngo nsezeranya kutazabibabarira. Mama ndagusezeranya Cyane. Nta kibazo. Ugenda ntwongere kurira usubire mu turimo wari urimo, sibyo? Cyumweru gitaza kureba dadi. So mukumbuye? Mukumbuye cyane mama. Kaos genda mwana wanjye. Okay. Nta mpamvu yo kwita ku by'umuryango cyane ko mfite umwana mpuzamahanga. Kandi ndabizi na papa twabiganiriyeho kenshi. Ndabizi ko tuzarwanira urukundo kugera ku iherezo. Ndakwinginze Imana uzabimfasha. Sheri Oui, sweetheart. wanzaniye ku mazi nkanywa se. Niwe neza. Niriwe neza. Wowe uri gutana mu rugo? Nanjye nirewe neza urebye nta kibazo. Gusa no kumva ndari mukumbuye cyane. Birumvikana nanjye nayinje muri pause rega nanjye ndamukumbuye gukunda. Se tuba dukumburanye. So nta nubwo uheruka no kunansohokana, ubundi uzajyana ryari? Ahubwo uvuze ibyo kugusohokana, ahubwo hari ikibazo nashaka tuganira. Umva nyine Sheri, uriya musaza wawe bigeze ibyiwe na wa mukobwa ko mbona birigo mu by'amahane byabo bimeze bite? Uwese? Musaza wawe. Musaza wanjye se nanjye ibyo byarancanze simbiza. Oya, impamvu mbikubajije tuba turi muri mode yacu urukundo ukajya kumbaza ibya mwene mama gute se? Sheri, mwene mama wawe nawe rega nanjye arandeba, sibyo? Nawe nyine tuba tugomba kubiganiraho kugira ngo nawe yicara atuje, kuko mbona uriya mukobwa mbese ubona yaramuteye stress, ubona atameze neza. Mike yabaye ikigabo. Ingi ya muhanda gatoya umwana arimo ariko ingendo zawe zose wowe ugenda wamenye ko usigaye uri umugabo utakwiriye kuva ngaha. oya ni umwana twiganye kera nyine yampamagaye arambwira ati ngo ngeze hafi nawe dutuye kuko nari naramubwiye ko ntuye agasaka none yambwira ko nazi Kigali twiganye mu cyaro ambwira ko nazi Kigali siganagira n'inshuti ntabwo ndi kubeshya arambwira ngo nazi Kigali bazampamagara rero yaje mu gitondo arampamagara niyo mpamvu yahise agomba bagiye kubona naribi urabizi ndakwemera nanjye ndakwemera kuko twarabanye igihe kinini musaza wanjye. None se wa mugore wawe yagiye ubundi bigeze umugore wanjye se ubundi wazazanye uriya mwana tukibanira kari kuri iyi bundi ugiye n'uriya mukobwa sinjya namenya uzaza n'umwana twibanire uzamuzanye hano hari ikibazo bitwaye? Ntabwo Sheri, ibyo ngibyo uvuze nibyo. Ubundi wazanye uriya mwana tukamurera ko numva nta kibazo kirimo. Ukareka uriya mukobwa ukwirirwa umwirukaho ubundi ukazana umwana hano. Si wowe wumva ari ikintu bitwaye? Hari icyo bigutwaye? Umva rero Mike, sibyo? Ubushobozi bwo ndabufite, sibyo? Ndashaka kuzana uriya mwana hano, sibyo? Ureke kwirirwa wirukanka inyuma ya kariya gakobwa uzana umwana hano. Yego? Se ntabwo uri buruhuke gatoya. Soreho gato.
wumvishe Mike ese boyfriend turiko tujye tuba muri ibi ngibi by'abagabo we ntabwo umwanya aba ari uwanjye shenge uretse ho gatondo Mike turi kubyumvikanaho ubushobozi ndabufite zana umwana aze hano tumushyire no mu ishuri sibyo nabonye n'iwabo bazana ibintu byinshi mbese sinzi ukuntu bameze yego ese boyfriend ikibazo cyawe gihari ni ikihe kibazo ufite okay Mike rero kamubwira ntugire ibindi urenzaho nibyo mvuze nta bindi nimva ku kazi cyangwa umwana hano okay Sheri Wino mubwire nshaka gusubira mu kazi yego tanze mugabo mwiza wabyumvise ugira amahirwe y'umugabo ese ariko wabyumvishije umwana hano mu rugo ikaze nazo yite ku mugabo nawe urabyumva turasubira Allo? Sheri umeze ute se? Meze neza. Ni amakuru. None se ko ndi hano muri quartier y'iwanyu hafi ntabwo naza no gusuhuza. Hano reba cya gipangu kiri hepfo y'iwanyu. Uzamuka twatuyisikariya cya gipangu cya mbere. Yute kabisa mbabarira yute. Mbabarira ariko. Sawa Sheri. Kusubuni na nibagiye kubwira Sheri ngo nzanire umwana. Allo? Sheri, Sheri na nibagiye gatoya. Ariko uramanuka se ngo ugere hafi. Umva se mbabarira akarone nibagiye umbabarira unzanire umwana musuhuza ntago natana musuhuje oya please mbabarira kabisa ntago natana musuhuje ase nkubabarira nyumva nukuri ndamukunda basi ndaza agenda kuza ko ndaza pe ndashaka uburyo nza ariko mama ntabwo yabyemera we natuzanye umwana ndamusuhuza ndamuha kabisa nta kibazo uvuze ko byanze kutamuza ntabwo urabona ko muzana mama nawe uramuzi ke nareba inkoho nk'ino we none cyangwa wasubira meze ute wowe meze neza ndakumva cyane meze ute ndakumva cyane ndishimye meze neza zibo ndakumva cyane nyine hari umutita naje kureba muri izi karite zanyu bakati ntabwo najyana n'ibisubizo narabizi ko ngukunda cyarabizi kuva mu rugo na mama sashide ameze neza nawe ngukunda cyane meze neza umwana siko wabaye mwiza cyane
wabaye mwiza ndaye mama w'umwana wabaye mwiza kabisa none se uzi neza ariko nta kibazo nanjye neze kure umutipa hano muri koteze wanyu ko ukora iyo bwaba niyo ufite amafaranga buri kimwe cyose ikintu yose cyumva uzakenera cyose ariko Mike ntazashakane umva urabizi nanjye ntabwo uriya mubano wabo mwishimiye ndabikubwira nk'umuntu wanjye urabizi nawe Mike ashakana uriya muntu ndeba ari umeze kuri byibuze kubabonana numva isereri reka ntabwo byakunda cyerekana afite amafaranga kandi nawe ukora iyo bwaba rero ikintu nari nguhamagariye ngo nkubwire kugira ngo ikintu nari nguhamagariye kugira ngo nkubwire ko umwana mushaka sister wanjye na bofre wanjye baramukeneye kandi nanjye ndamukeneye kandi urabona ko umwana ishuri rigiye gutangira nakubajije hanyuma y'umwana nyina w'umwana biragenda nyina w'umwana nyine nawe ntabwo ndakwanga tuzadukomeza nk'ibisanzwe nyine urumva ariko umwana aze mu rugo pe ubundi bizakomeza gutya kugera ryashira imizo oya none se ko nshaka umwana ibyo byo kunzanaho umwana umva nkubwire nimba ari byo tangiye sibyo umva nkubwire nimba ari byo tangiye umwana wanjye ntawe nzaguha ukora icyo ushaka ukora icyo wasifita ushaka oya please umwana ndamukeneye cyane ndabizi nawe uramukeneye ariko mbabara ndamukeneye umwana ntabwo wamubyaye wenyine twaramubyaranye ni ndabizi twaramubyaranye ariko ndashaka umwana ntabwo namuguha nimba udashaka ko turwanira urukundo rwacu mushiki wanjye mbere ntabwo nzana uriya mwana aho ugeze urakuze ntabwo kiyoborwa n'iwanyu nawe nibuga nkubitwa kubera wowe nko kwikontorora biba byatse ariko nimba wumva ariko wowe ushaka kurwanirira amarangamutima yawe ukayakoresha icyo ushaka oya ntabwo ari ibyo ntabwo ari umva sho wibuke diru turi kumwe nawe ngiye mu kazi tuzasubira sho sawa mba nk'ubwo sawa bari byiteho cyane mbabarira umwana ndamukeneye cyane basi niba nibiri ngombwa umwana nzamugarira ariko mbabarira muri aka kamwanya ndamukeneye cyane basi wari kwe kano gakobwa ubu ngubu wirirwa umwiruka inyuma wabuze abandi bagukunda asumvira kuri sheri Mike ubu mu bakobwa bose akuyobeye ko twabyara Mike please sinakubwiye ndagukunda nakubwiye ko rero sheri wanjye twabyara ariko kuki utumva ariko ubundi uyu mukobwa yarakuroze sheri ndamuzi ariko nadawushinze iki Mike mvowe nta kintu uracyandeba ngaruke se uracyandeba ngaruke hari ikindi urenzaho ibyo nakoze hari ikindi urenzaho utazigera n'undi munsi wose kumbi niba ari henga nze mwereka sha sheri ndabikemuye reba ariko ukuntu bangize I'm sorry ntabwo ari njyewe hanga ariko ndabikemuye halo genda kumva reka genda
irarya se irarya se irarya yego mwumva ahubwo reka tuze kubonana mani mubwire dupange turi kumwe kuri telefone wabo umbwira ahantu uri turi sawa ntari akazi ndakabonye noneho nongeye nariye niba ari ukumurangiza ndamurangiza tu hasi mama hari ikibazo kimaze iminsi hano muri ubu kandi sinzi niba wari wakibona uriya mukobwa nta kirya nta kinywa mbese ameze nk'umuntu wataye ubwenge se uriya mwana uriya niba atakimuhamagara niba atakimwitaho ntabwo mbizi rero ejo naje nsanga yari muri salo arira yabuze inzoga twari turwanya habuze gato waramukunda ntakizamumwigisha ameze nabi cyane ahubwo nimurana nawe arakindera neza nese mama wowe ko ntacyo bivugaho kandi ko ngewe numva uriya muryango rwose karankubwira mwana wanjye biriya byose uriya mukobwa ari kwishyiramo arareba akabona ntafite ubushobozi bwo kurera uriya mwuzukuru wanjye none se siyo yakode nyine mvuga afite ikindi uriya muhungu ntago tumushaka rwose aho nanjye ndagushyigikiye ntago tumushaka ibyo akora byose ntago tumushaka nzakora uburyo bwose bushoboka n'imbaraga zanjye zose uriya muhungu ntazavuge ngo aradutwara kuba yaramuteye inda nicyo nacyo kibazo duhura nacyo buriya ibyo bibaho ariko uriya mwana tuzamurera umwuzukuru wawe tuzamurera umwana we umwana n'umuziranenge ariko kuba bavuga ngo barabana nashaka ahangayike nashaka agira ati uriya muhungu ntabwo tumushaka ariko ubundi hari uwamubwiye ko agomba kujya yigira ibyo ashaka mu rugo ndabona akanyamuneza ari kose kose mwiriwe ese uvuye he mukobwa uvuye he mukobwa kutambwira ahantu uvuye uvuze uvuye kureba nde ibyo mbavuga se mama ibyo mbavuga uvuye kureba umugabo wawe uriya mugabo nakubwiye ko ntamushaka umva reka nkubwize ukuri uri kumva uri muranyumva uriya mugabo ese ninde